Turabasuhuje bavandimwe muri Kristo Yesu, ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Kristo Yesu bibane namwe. Tubahaye ikaze nanone ku murongo wacu wa YouTube Yves Plus, ari nako kandi tubibutsa kudushyigikira mukanda like, kandi nanone mutibagirwa gukora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibasha kubageraho buri munsi. Uyu munsi tugiye gusenga ndetse tugiye kubanza twige ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kuza kubona gusenga. Uyu munsi turavuga cyane ku rugendo Yesu Kristo yagize kugira ngo tubashe gukira, kugira ngo tubashe kuba cyangwa se guhabwa ubugingo buhoraho. Urugendo rwose rero yakoze kugira ngo tubashe kwera, tubashe kuba intungane mu maso y'Imana, nibwo tugiye kurebera hamwe twifashishije ibyanditswe byera. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 7. Turahera ku murongo wa 26 ndetse n'umurongo wa 27. Aratubwiye ngo byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze utyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Amen. Turavuga Yesu, inzira ya mbere yagombaga gucamo ni inzira y'ubutambyi. Mbere y'uko Yesu aza hariho abandi batambyi, ariko abandi batambyi ntago beraga. Byasabaga nabo ku bwabo babanza kwitambirira ibyaha kugira ngo babone gutambira abandi bantu ibyaha. Ariko Yesu we yaje ari umutambyi utandukanye nabo, yaje ari umutambyi wera, yaje ari umutambyi udafite ikizinga na kimwe, aza ari umutambyi ukwiriye mu maso y'Imana. Kuko ibyo abandi batambyi bakoraga nta n'imiterere yari itandukanye n'iyabo batambiriraga ibyaha, kuko nabo bisangaga mu byaha, nabo bari abanyabyaha nk'abandi. Ariko uyu mutambyi waje, cyangwa se iyi nzira Yesu yanyuzemo, yari ikwiriye kugira ngo habanze haboneke umutambyi udutambirira ibyaha byacu, hanyuma twejejwe n'uko twabonye umutambyi muzima. Uyu we Yesu Kristo ntabwo yitambiriye ibyaha nk'uko abandi bo babikoraga, ahubwo we yari uwera. Byari bikwiriye rero ko tugira umutambyi nyine umeze gutyo, wera ibihe byose, kugira ngo n'inzira yose yagiye anyura ibashe kuba itunganye. Nk'uko mubizi, kera habagaho ihema ryatambirwagamo ibitambo, byahagararwagamo nyine n'umutambyi, kandi birya byose byabagaho byari igishushanyo cy'ibyo mu ijuru, aribyo biriho gukorwa uyu munsi. Yesu rero inzira ya mbere yagombaga kunyuramo ni inzira y'ubutambyi. Imana yacu ihabwa icyubahiro ko yaduhaye umutambyi utandukanye n'abandi batambyi. Turarebera hamwe kandi nanone inzira ya kabiri Yesu Kristo yagombaga kunyuramo kugira ngo tubashe natwe kuba abere, cyangwa se tubashe guhabwa icyo Imana yari yaragennye kera ko umwana w'umuntu yagira. Icya mbere bwari ubugingo buhoraho. Imana yaremye umuntu ishaka ko ahoraho iteka, kandi nanone yamuremye ishaka yuko asa nawe mu buryo bwose, mu gufata ibyemezo. Niba mwibuka neza ijambo ry'Imana, Bibiliya itubwira neza ko Adamu amaze kuremwa, Imana yari imushyiriyeho kugira ngo ategeke ibintu byo mu isi byose. Urumva yari afite ubumana kugira ngo ajye avuga ibintu bibeho nk'uko Imana ibivuga. Ariko ibyo byatakajwe n'icyaha, ariko kandi iyi nzira nyine niyo mpamvu Yesu yayinyuze, kugira ngo twongere tugarurirwe ubwiza twatakaje urya munsi. Inzira ya kabiri rero yari iyo kubona igitambo. Umutambyi ntabwo yari kuba ari umutambyi gusa kandi hatabonetse ikindi gitambo nacyo kizima kiruta bya bitambo bya mbere, kuko umutambyi wa mbere yatambaga amahene n'inuma n'ibintu nk'ibyo bitabashaga kweza umuntu nk'uko ijambo ribitubwira. Umutambyi rero wari ubonetse utandukanye n'abambere, nawe yagombaga kugira igitambo gitandukanye n'icya mbere. Turasoma rero nanone mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 10 ku murongo waho wa 10,
aravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ni ukuvuga ngo Yesu ni nawe kandi wahindutse igitambo, yabaye umutambyi ananyura mu nzira yo kuba igitambo kugira ngo umurimo akora ube unoze. Igitambo kiba ari cyiza bitandukanye n'ibindi bitambo. Nta tungo riri mu isi ryashoboraga kuza kwezaho abantu ibyaha byabo. Nta kiremwa na kimwe kiri mu isi cyashoboraga kwera mu maso y'Imana ku buryo Imana igitambirwa hanyuma ikabona ko habonetse kwera koko, uretse umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa nyine ngo bibe bihagije iteka ryose. Kandi nanone dusoje kubona inzira ya kabiri yanyuzemo, turarebana hamwe nanone inzira ya gatatu yagombaga kunyuramo kugira ngo tubashe kugera ku gishyitse, noneho ari nayo ntego nyamukuru y'Imana. Yesu Kristo yaradutsindishirije. Ntibyari gushoboka yuko twigira imbere cyangwa se tubona ibyiza tutabikuye mu kwera, kandi kwera kwacu ntikwari gushoboka hatabayeho gufashwa n'umuntu udasanzwe. Turasoma mu ibaruwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ibice byaho 5, turahera ku murongo wa 17 tugere ku murongo wa 18. Aratubwiye ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacibwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa. Inzira ya gatatu Yesu yagombaga kunyuramo ni inzira yo kudutsindishiriza. Ntibyari gushoboka ko tujya mu ijuru tutatsindishirijwe. Mwibuke yuko mbere y'uko Yesu Kristo aboneka cyangwa se aza kudupfira, twari mu isi ariko nanone twaratsinzwe, kubera ko amategeko ya Mose yari yarigeze abasha rwose gutunganya umuntu, ndetse n'ibitambo batambaga ntabwo byigeze bibasha kweza umuntu. Bisobanuye ngo twari turiho intsinzwe, ariko Yesu aje kandi amaze gutamba wa mubiri we, amaze guhagarara mu ihema nk'umutambyi, tubasha gutsindishirizwa nawe ku bintu byose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Aduha gukiranuka tudakomoye mu mategeko, kuko amategeko atabashaga gutanga gukiranuka kuzuye. Imana yacu ishimwe. Hanyuma kandi turarebera hamwe nanone inzira ya kane. Inzira ya kane ari nayo ntego nyamukuru Imana yari ifite, nayo kandi Yesu yagombaga kuyinyuramo kugira ngo tubashe kugera ku gishyitsi. Turasoma muri rwandiko igitabo cya Yohana, ibice byaho 3, ku murongo waho wa 16 ndetse n'umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye neza ko Yesu atari yaje kugira ngo dutsindwe n'urubanza, ahubwo yaje kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ziriya nzira zose 3 yanyuzemo, icyari kigamije kwari ukugira ngo twebwe duhabwe ubugingo buhoraho. Mwibuke neza ko ikintu umuntu ahawe cyitwa impano nyine, ni ikintu atakoreye, ni ikintu atahembwe, ni ikintu atarakwiriye, ahubwo umukunda cyangwa se uwamutekerejeho agira akagitegura akakimuha ku gihe runaka atanamuteguje yewe. Niko natwe Imana yadukunze rero, idukunda urukundo rw'indengakamere, bituma iduha impano yitwa ubugingo buhoraho binyuriye mu gutsindishirizwa na Yesu Kristo. Ngizo rero inzira Yesu yanyuzemo kugira ngo tubashe guhabwa igishyitsi, aricyo twiringiye kuzahabwa kuri wa munsi ubwo Yesu Kristo azaza gutwara itorero. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko utwitaho, turagushimira yuko wadukunze, turagushimira yuko wakoze byose mu bumana bwawe
maze kugira ngo natwe tubashe kugira ubwiza nk'ubwawe, tubashe kugira agaciro nk'akawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira Yesu ko utikunze, ahubwo wasize byose, usiga ubwiza bwose wari ufite mu ijuru kugira ngo njyewe mbashe nanjye kugira agaciro mu ijuru. Byarashobokaga ko iyo aza kuba njyewe, nari kubikorera wenda abo tuva inda imwe, nari kubikorera wenda abana banjye, nari kubikorera wenda inshuti za hafi, ariko hakagira abandi bantu ntabikorera. Ariko wowe wagize urukundo rukwira kuri bose, ntiwagira n'umwe urobanura, izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi rero ndagushimiye bimvuye ku mutima, ndagushimiye yuko wanzirikanye, ndagushimiye yuko wankunze ndakwiriye, ndagushimiye ko wampaye kuba umuragwa uraganwa nawe muri bwa bwami butajegajega, muri bwa bwami butarangira. Ni ukuvuga ngo wampaye umunezero utazigera urangira, umunezero ntaboneye ku babyeyi, umunezero ntaboneye mu isi, umunezero ntahawe n'amafaranga, umunezero ntahawe n'amashuri, umunezero ntahawe n'ibyiza bitatse isi. Uwo munezero ni wo wampaye, wumpereye ubuntu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Unyemerere rero n'ubundi ukomeze ubane nanjye, unshyigikire muri byose kubw'ubuntu bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti bakunzi bene data, Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ikomeze kubarindana n'ibyanyu, ibarindane n'abanyu. Ni ukuri Imana ibishimire kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu. Mukomeze rero natwe kudushyigikira, mutwereka ko ibyo dukora bibanyura koko kandi hari icyo bibamariye, mukanda like ndetse kandi mukanda na subscribe, ndetse video munayisharinga kugira ngo abandi nabo babashe kunguka. Kandi mujye muduha komenti kugira ngo tubashe kumenya wenda ibyo twavugurura cyangwa se ibyo twakora.